ukanyikorerera amaganya yanjye yose. Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Kenshi n'inyibiri bubeho ngahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza aya maganya yose, ngahumurizwa no kumenya yuko datuga urira inyoni azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Umpe kumenyi byo nigishwa n'uburabyi n'inyoni mukiza, mwishingikirizeho ngeza aho ushaka mushorera, nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira. Ngeza aho ushaka mushorera, nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira. Ngeza
ushaka mushorera nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira